Gakini wowe amakuru uracyabaho ndacyabaho waratinze kunsura se namahoro akazi kakura mu kirora kayobewe kugira uzabone ikiruhuko aka kari akazi kanyu nako kaba gateye n'intambara kazi umuntu ataruhuka atabona uko ahumeka no gukora mpaka dupfuye neza twabigenza ko ndeba uri na Mikayise ibi bosi yaravuye kubisinya arabima mu mishiye kubona abura ariko hari indi misiyo yaramaye mbanze ngongereho sinzi ibyawe nawe misiyo bwako kise ko misiyo yawe na Bose wawe zitazajya zishira siko ndi kumva utwana warabyaye oya n'utwana tw'abaturanyi n'utwe nhenze se ngo warabyaye none n'utwana tw'abaturanyi arumeze uteze nda uragenda uricecekera none ko namwe mwatuje urumva njye nawe undi mugabo urashaka naba ndaho narayingo ku buryo najya gushaka undi muntu kiraho stress yarambwiye ngo ngarure mu rugo gukora iki se usigarane inshingano z'urugo siko amaze kuva wagenda ndakeka ukwezi ari kwa gatanu atarava mu rugo n'ukwirirwa mu rugo atarashaka undi mugore raporo tuzimuha kuri telefone nk'aya madokima nari nyamushyiriye so ujanzi yarakijijwe aha asigaye afite n'umupasiteri uza kumwigisha abukizwa kwa shobuja mbonye utaje ngo usanga ari bize muri Bibiliya se ahubwo ejo bundi rero aho kubisunyibutsa mure na wa muhungu we avuye guhaha katoni se mubaza nese shobuja ameze arahameze neza mugende ndabona mumeze neza gusa nari nzamutse nari niviriye hari hepfo hari umuntu nari mvuye kurebayo hari utuntu nari naramutumye yari agiye kunzanira ndaje mubaza nese shobuja arahari ngo maci mba yarambwiye ati icyo gitekerezo ufite ntushaka ko nagisubizeyo none wowe urimo urambwira ngo yarakije rero reka tunubona hariya ahora agurukana bo niba yaramuhaye yasombe bita ikigoryi ntabwo mbizi erega sobuja nashobotse wamuntu bora basimbukana ngaho ibaze nawe umuntu usimbuka n'umukozi agasimbuka n'umugore ejo ntihanaza umwana nawe bazajya basimbuka ndabizi mu bagore Bose yagize n'umugore akunda nkawe nta n'uwo yakuba nkawe nta n'ubwo yakicara hara muri saro ngo ye n'akatuni ngo bakuganireho reka igihe arahuka yambwiye yuko nkujyana mu rugo gushaka ibindi ubwo urabimenya ahageze ntabwo ugenza ibyayo anjyana mu rugo gukora iki sako ngiye ko mfite gahunda yo kuza kumuterera hejuru kumutera hejuru gahunda ngiye nawe nshaka ko tuganira birahuriranye rero birahuriranye ngwino mu rugo mbi icyo gushakira nari bireka mbwire wabona ariyo mahirwe yawe yo kuba ugarutse mu rugo rwawe reka mbwire umuntu twari turi kumwe mu nzu mubwire ko hari ahantu ngiye gato no ukuntu bimeze turahahurira nta kibazo reka nanjye nkomeze kuri biro konabure muri nari nanjye reka ngereyo mubwire sige mubwire tunasigara tunganya mu nzu ngo turahurira nabi gati bimeze bite bise tuhahurira se wari utaraza kumureba akambara nabanje kwigira mu byangerega ibyo narabimenyereye namenyereye ko nazo numva biciye amazi rega ngomba kubica amazi kuko nta kuntu wambwira ngo umuntu nza aka kanya arahindutse bitewe n'ukuntu muzi amafaranga kuri iki gihe rero twebwe ntabwo turi kureba umuntu ufite amafaranga turi kureba umuntu ufite gahunda uzi icyo ashaka ibintu byo guhora arata amafaranga se ejo yirukanye umugore umwe ejo yirukanye undi ejo yirukanye undi icyo bita kwizirika se kwizirika rero twebwe ntabwo dushaka umuntu twizirikaho ngo nuko afite amafaranga turashaka umuntu oya njyewe umuntu nizirika ko namwiziritseho si ibyo yankorewe niwe bibura rero dore igihari ni kimwe ndabizi yarahindutse arimo ariga ijambo ry'Imana uko bwije n'uko bukeye n'ubu tubamusangana bibereye Adiman yezi ijambo ry'Imana yarahindutse amafaranga ugomba kongera ukayaryaho kuko ni mu rugo rwawe naho ko manga turebe adukingurira nako banza ahubwo niba arimo niba iyo no babazi nsono basakuriza umuntu hafi gucurugi rwanjye none ibande mwenda guca Nadia karibu wawe wande wawe ntabwo ari iwanyu usikwande cyakora cyo musumuzi hahoze ari baje gusiba mu ntoki none karibu uko numvaga mutameranye neza ariko
wawe. Mabuja atambuka. Mabuja. Aha reka ntabwo hakiri iwanjye. Hahoze ari iwanjye ariko ntabwo ari iwanjye. Wahe ni wawe. Ni karibu. Ndongeye ukahagaruka. Hasi iwanjye rero. Ndi n'ibya. Uhita gakira mutekera kare kigira vuba. Oh. Nandi karibu. Nako madamu. Madamu Wanjye. Gakire. tumegeze telefone hasi ariko banga ndi kurona. Umugabo. Ndishimye kubona. Egera ruguru nicara mureba neza ndumva nari kumuvanga neza. Ndishimye kubona. Nari ngukumbuye urumva ibyiyumviro byanjye biri kukuntegeka mbese muri make. Aka kanya se bite ntekereje uko wanyirukanye aha ndakeka utakabaye inkungu. Ntabwo nakwirukanye. Icyo uri kwirukana Wari umaye abandi bagore. Wari umaye akaruhuko. Sinabyita nyine ibintu bibi. Uvuga utanyirukanye ni wa nama ya karuhuko muri make. Okay, bana sibyo Gakire. Uduhaye akanya nganire n'umugore wanjye. Kambe nicaye muri intebe yo hakurya. Sibyo matari kamubwire. Ntabyo mbwiramo rero reka mubwire. Niba ikiganiro uriya muhungu wawe yambwiye aricyo n'undi ugiye kongera kuzamura, nyine nawe tekereza ushyize mu gaciro. Urumva ibintu wankoreye ari ibintu byo guhita umbwira ngo dusubirane aka kanya. Nyine reka mubwire. Mbwira ndi gukunda. Ndabyumva ufite umushinga sibyo kandi nayo kiragiye nari mfite umushinga. Niyo mpamvu naguhamagara aka kanya ngo tuganire twumvikane nk'abantu bakuru kandi bashakanye. Aha mbere yuko tuganira rero nagutumyeho uriya muhungu wawe. Gatoni nta kintu nigeze akubwira. Njye namubura ni umukozi nta kintu yemerewe kuvuga nga. Njye twarahunye ndamubaza niba uhari. Nari ngiye kuza kukureba. Uretse ko nahise ngira izindi gahunda zituma nari buze hano. Ni gahunda y'indezo y'umwana nshaka. Ukampa ibikoresho by'umwana. Ahubwo ura tugomba kumwongera wundi. Undi wiki? Wanjye nawe? Yego. Undi mwana wanjye nawe? Ufite gahunda yo kubyarana n'undi mugabo? Ahubwo nizere kuri mu nzu. Oya, ndi kumwe nawe njya akanya. Oya, urasa nk'umuntu uri mu nzozi. No se urukundo ukunda urakeka ari rwo mu nzozi. Ni urukundo rwa nyarwo urumva kandi kiragi ibyumviro byanjye byose. Ako kanya ndagira mubwire ko ari we biri. Aha kwanza uyu mwanya reka negire nkaho nta jambo ufite nawe wanumije hano. Ngira icyo nshakira. Ikintu ngushakira rero sibyo. Ndagira mubwire ibyo wajyanye n'ushaka n'ujye kubireba. Turagura ibindi kibuze sa amafaranga. Ndagira mubwire akanya wumve ko akanya wagarutse mu rugo rwawe kandi udateze kongera kuruvamo. Nta mpamvu n'imwe nkeneye ahangaha yo kuba yatuma uva mu rugo rwawe. Nese reka mubaze ikibazo. Reka mubaze ikibazo. Mfite gusubiza. Njya kuva hano nigeze nisohora mu nzu ngo ngende. Byatewe n'amakosa yawe ariko. Aha reka mbyemere ko byatewe n'amakosa yanjye ariko waranyirukanye ntabwo nigeze nisohora ngo ngende. Ariko nakubabarira. Nawacingira. Uwanyura hagera rero nagukuye. Nakubabarira. Uko wahanyweye rero n'ubundi warongeye urahanyohereza. Ugomba kongera ukaza ko wankura nk'uko wahanyohereje. Turi abantu bakuru. Turi abantu bakuru. Tuzabahamagara ubwanga. Tuzabahamagara. Wowe ni wowe ugomba kuza. Nkagaruka iwanyu. Ukagaruka iwacu. Reka mubwire sibyo. Nabyo mbwiramo reka. Sibyo tubuza mu gake mubwire. Ndakeka ibyo ndi kuvuga ni byiza ku ruhande rwanjye na byiza ku ruhande rwawe. Kuko kanya nicaye ndatekereza kuba wicaye hari iwanyu uruvuga ati se uriya mukobwa yashatse umugabo uriya yashatse umugabo ariko reba yicaye ku ntebe y'iwabo. Nabitekereje ntabwo nsanga ntabwo byaba bisawa. Nanjye kandi nitekerezaho ku ruhande rwanjye ndavuga ati ase nk'umuntu ashatse umugore kuba nafata nkajya mu bandi bakobwa cyangwa mu bandi bagore ngo ngiye kubashaka mfite uwanjye w'isezerano twasezeranye kandi mwiza. Urumva ikintu cyose nyibagiwe kandi mwiza nkaba ndi kumuteza ibibazo bingana gutya. Namubwiye akagaruka ko umutima wanjye nta wundi muntu wagiyemo tugasubirana tukubaka umuryango wacu noneho biri ku murongo. Niyo mpamvu nanjye ndi kubwira ngo tubikore. Urabyemera biciye mu mucyo. Urabyemera uko wansoye hano ntabwo nagiye ngo njye muri ghetto ko
kandi deja naho naba naragiyeyo wowe ibyo ngibyo ntabwo ugomba kubimenya wowe ibyo ntabwo ugomba kubimenya ikizima cyo ni uko iwacu bazi ko nakiri kumwe n'umugabo twatandukanye ugomba kujya iwacu ukavugana n'umusaza n'umukecuru ukababwira ikikugenza umusaza n'umukecuru nibo bazambwira ati subira ku mugabo wawe umukwe turamubabariye urasubirayo cyangwa se bakambwira ati nitumubabariye atasibye twumvikana kuva kera n'ubundi twasengereza kuvuga zumwe akanya kuba twakumvikana ngo ugaruke tubane uretse ko byanabaye urumva tubane mu mahoro nka mbere uko baje urabizi ibintu wari utangiye kurengera nawe ibihe ukavuga umbwirira ku rutugu cyangwa ukambwiza ibinani na rimwe urumva inzira turi bubinyuzemo ni uko ugomba guhinduka nk'uko nanjye nabwiye ko nahindutse narahindutse ni ukuri ariko iyo mihindukire yawe muri roho no muri njyewe ubwanjye wowe uhinduka umupasiteri yaraje kukureba amubwira ko ufite umushyitsi ansigira kano gatabo uzanye ibindi bitabo byo gusoma se kuko se warahindutse narahindutse asigaye nsoma ijambo ariko nta mihindukire nk'uko nabikubwiye bose yarahindutse urabona asoza gusoma igitabo kimwe ikindi kinjira no pasiteri muremure w'igikara ese yarakijijwe nizere twagiye kwiziringa mu magambo menshi nari burama iminsi ibiri yo kwitegura kuko nari mfite umushuti wanjye twabanaga ngomba kumuteguza nkamubwira ko gahunda yagenze ese bose katubikore gutya amasaha bose n'abaciye mu ijambo tubikore gutya uwagiye ntabwo yagarutse afata umwanzuro afatire hano aho igisubizo kandi nzi ko ibyo nakubwiye kandi nanjye ndi kumuha igisubizo namubwiye ni mfite umushuti wanjye twabanaga kandi nawe urabizuza si ibintu byawe si twajya gushyira imodoka ikabizana ibintu byanjye urajya gushyira imodoka ubizana n'umushuti wanjye cyangwa unabimurikira ngewe ibintu n'ubundi ntabyo nkeneye kuzana ariko ngomba kubwira inshuti yanjye okay niba iminsi ibiri ukumva ikugoye mu munsi umwe wawe wanditse tugafata amasaha ukwe n'umusoro ubundi umunsi umwe ni amasaha noneho ugenda uwo mushuti wawe umubwire uburyo byagenze ubwo ngewe ejo nk'aya masaha uzaba uri hano mu rugo iwawe ubwo mashyashya ibyo twumvikanye ibyo ngibyo kandi nawe gakire none umugore wawe ajya gushaka gakire se yashatse umugore umeruka ari umusore yavuye mu busiribateri yarabihaye gake washatse umugore we ni inkuru ndi twatse si ngombwa ko tubiganiraho mureke njye muri gahunda zindi n'ejo gahunda nyamukuru n'ejo nta kibazo ugereye amahoro kandi mbarusha turagumya tuvugane nta kibazo ugereye amahoro kabisa sawa ntabwo reka mbe ngiye usuhuza uwo mukazana umugore ntawe ukwemereye umushake tuzategura umunsi duhura abashaka kwazibanya twishimane sibyo nawe wakomeza akazi bose umutima kabisa kuba unyemereye ko ngarura umugore wanjye sawa komeza akazi kandi usigara amahoro sawa umugore ko namwirukanye amuhamagaje ndamubwira ikira ndahera heza ko namwirukanye nkamutuka koko yamona ariko nakundi ambe mbitekereza ako kumukunda ndamukunda kabisa yatari oh shiri oya reka se waranyirukanye kwamamagaje ntabwo uhamagaje wemeye kuza ugomba kwicara ngo wumve icyo mushakira nicaye muri zuba ryatumye mbikora ntabishaka se ntabona ameze neza umeze neza warumwumbuye ariko oya si wankumbura gute narabaye umugabo mubi nyine se useka ibyo nakoze byose byari bifite impamvu byari bifite impamvu ariyo itwicaje aha ngaha iyi niyo mpamvu
ibyo naje kugusobanurira. yatumye unyirukana ugahitamo akazi bwa kabiri uza ntazi niyo uvuye uza unicaranye n'umuturanyi uza usakuza ibyo yakubwiye nabyo byari ukuri. Ariko umugabo intare ntigomba kugira kuzana amakarigira mu ishyamba. intare hano turi mu ishyamba. None se umugore wanjye musangiye n'abandi ako wibuka kuri umugore wanjye. Erega uriya n'umuturanyi twaganiraga ibintu bisanzwe. Nari kuza nkabirota se niyerega byari kuba ari ibindi wari waranyirukanye kiriya gihe nari singo. Ntabwo nakwirukanye. Kuki ushaka ko mwumva ariko njye narakubwiye ngo jya mu rugo wicare mu rugo ni inza uzagaruka iwanjye. Ibyo byarakunaniye. ni mugore nyabakibirukana bakamubwira ngo tawe okay. kiwanyu nzagaruka. Ngamva ukuntu bimeze unyumve kandi ndashaka ugaruke mu rugo. Biki cyabigutesera cyabineye kuri umugore wanjye kandi nkukunda. Icyatumye nyirukana bwa mbere se cyavuyeho nta kigihari. Ntabwo nasinziraga. Nahoraga ndwana n'amarangamutima yanjye. Mfite ubuzima bwanjye. Mfite ubuzima bwanjye mbayemo waragiye. Se wanyumvishe. Mwumve bugata. Bwo kubitindaho sibyo? Amasegonda 5 nyuma y'igisubizo. Sibyo? Nimba nabishaka. Inaniza. Sibyo? Nagaru kunaniza warahindutse. Nkora akazi kanjye neza nishimye mvuga ngo nasize umugore mu rugo. Impamvu yatumye nyirukana yavuye akazi wakaretse. Ndashaka kunambyarira akana. Ikintu kimwe gusa. Ndakigusezeranye ni iki? Urakinsezeranye kandi utaranakimenyerekanye kubwira. Indi nshuro. Kabone nubwo bose bazakubwira ngo ndakwirukana hano n'ahandi ntuzabona akazi. Sibyo ntabwo uzongera kuzana buriya bwo kuvuga ngo akazi washaka n'akandi. Sibyo ariko ntugateshe umuntu agaciro ngo umwirukanishe. Umva ko kuba naje nahindutse. Bose icyo yambwira cyose do reba ndakurahiye. Twari ngiye nagusezeranyije ko uvuye utazasubirayo. None ntabwo wambwira ngo mvuye utazasubira kuko ntabwo natandukana n'inshuti burundu. Okay gusubirayo ni ukumusura no ntabwo ari ukugenda kubayo. Nta kibazo. Nagusezeranyije ko nta bintu byo kuzongera guserera ni ukubana neza nk'abantu bakundana nyine kandi bakuze. Ntabwo nagusiga ahubwo nzareka akazi nawe tugiye twiberaho ubuzima bwiza cyangwa se bubi. Nta kibazo. Unyumve mwikaze mu rugo rwawe. Nari bireka ngiye kubika iki gikapu na n'umukambi. Okay. Bose yarahindutse uko wari umuzi sika kimeze. Yabaye akamarayika. Nanjye yo ndakamarayika. Sheri. Yadahinduka ntiwaribuze. Urukundo rw'umugore n'umugabo rukomeza ariko. Okay kamubwire. Sibyo? Wabyemeye? Njyewe nshaka kubaka sibyo? Ntabwo nishimiye kuba navuye hariya nkaza hano nkava nkajya ahandi. Ntabwo byishimiye. Deregiti witumbyarira umwana. Ndakubabariye dusubirane tubane ariko mana yisinisha indi nshuro imwe yose. Ndaje ngusanga mu cyumba mu kanya. Sawa nabi. Ndagukunda. Sawa nabi ndagukunda. Kubanza uramubera nari nkumbuza amezi yarashize.